Ago na mutwe wifashe ibintu de kumwe nyine na Kenya Trap Family abantu bahoze bamfasha kuva na mbere. Nawamenya ariko mba mafite ama surprise atandukanye. You never know when dazaza cyangwa ntazanaza. Nkari bwo cyiza. Warakererewe. Ni bakure amaboko mu mufuka bakore ureke gukomeza uhora uvuga ngo nzabitangira ejo just do it. Nibipa bizapfa ariko wabikoze. Nibipa uzajya mu bindi. You just keep working on it. Ni stage baye nziza kuri Sivo. Ni performance sobanura gute bijyanye nuko wari wateguye? N'ubwa mbere mu byukuri n'ubwa mbere na performance muri Muhanga ariko nayo ni Duhuje mbasha kongoka ifite abakunzi ba Kenya Trap benshi cyane banyeretse yuko ari Kenya Trap urubyiruko Kenya Trap ni ibintu byanshimishije ni ibintu nyine nkuyemo n'isomo byo kuba natryinga no gukora handi hantu henshi naragera. Kuri stage uzanye umusore wawe Kankandemo wetse no gutangaza ko wamusinyishije. Ndagira ngo iki kintu gisobanura abantu washinze Rebon ukumuha ikaze muri Kenya Trap muri rusange biteye gute byanye nira post wakoze? Nago navuga ko ari lebo sinavuga ko ari lebo ariko nyine ni nka hub y'umuziki Kenya Trap Music kumwe n'indi hub bita kontineri arimo ibintu byinshi abanyarwanda bashonje bahishiwe ubu mbaye mbatayemo kakadem n'umujene wanjye ushyushye byatari vuba nkanda batamo n'abandi kuko hano mu Rwanda hari impano z'umuziki kandi zitangaje dukeneye gufasha mu bushobozi ubwo aribwo bwose dufite. Ko ni yawe muri rusange ni yawe bwite ushinze ni hub yawe ufite mu ntoki? Of course. Nago na mutwe wifashe ibintu de kumwe nyine na Kenya Trap Family abantu bahoze bamfasha kuva na mbere. Turakomereza Karongi sasa. Ukurikije Muhanga Karongi ho bizaba ari bicika? Karongi naho ni Umuriro. Bizaba ari Umuriro basonje bahishiwe abakunzi ba Kenya Trap abakunzi ba Bushali muze muri benshi muze Karongi turye show. Yes sir. Urebye umufana ufite hano biratanga isomo kuri ya yindi njyana iriye somo. Ngo urebye umufana ufashe hano kuri Kenya Trap biratanga iriye somo ku yindi njyana. Kuyenjana Trapish gutyo urancanze ngo injyana ngo ya Trapish ngo niki? Ndakubajije ngo urebye umufana ufite hano wa Kenya Trap biratanga irihe somo ku yindi njyana ya indi ya Kenya Trap? Na somo bitanga ahubwo ikintu babinyeretse nuko hano imuhanga hari abakunzi benshi b'umuziki kandi atari umuziki wa Kenya Trap gusa atari umuziki wa Trapish gusa umuziki na reggae barayikunda nicyo kintu nabonye. Kuri stage uhaye umwanya Kankandemo tubyitege ko na Karongi uzamuha umwanya akaririmba indirimbo ye bisa nk'ari bwo cyiza. Warakererewe. Tutavuze ko twasa tutavuze ku munsi wo kwibohora ku nshuro 32 kuko byahuranye na show y'Imuhanga kuri Bush. Kwibohora no musobanuye iki hanyuma no mu muziki muri rusange? Umunsi wo kwibohora no umunsi nuba byatari no umunsi mfata nanjye nashimira abayobozi bacu b'igihugu cyacu by'umwihariko ingabo zacu buriya ingabo zirarwana kugira abaturage bibohore. N'ubuyobozi bwiza n'umunsi w'agaciro kuri njyewe kuko narabohotse nyine. Abanyakarongi bitega iki kuri Bushali none uzahoze? Bayishiwe. Yes sir. Asante sana. Nangiye gufata kuko mu mwuka wari washize. Umeze bon. Performance ya Muhanga wibonye ute bijyanye no kwari biteguye? Cyane. I feel numva chimwe. Twakomeje kwitega Philip mu bitaramo byose uyu munsi niyabonetse byanze biti? Ntago ariko twabipanze. Nyamugara ari surprise na none. Soon. Ukurikije stage ya Huye iya Ngoma iya Muhanga ukurikije nuko abafana babonye nyine stage wayibonye abafana ba Muhanga ubabonye ute urababwira iki?
ni abakunze cyane abafana ba Muhanga nabivuga ni abantu bishimye bakunda umuziki bazi indirimbo guhera ku ya mbere kugeza ku ya nyuma they are good, they are better, they are perfect. Bya bindi muri ya ndirimbo ngo babahaye runaka na runaka baranga ngo barashaka Marina abikarongi nabo urababwira ko ariko bizagenda bo bafite iki twebwe twari dutegereje Philipita ntitumubonye nkuko bigarutseho ikarongi se hari ukuntu bizaba bimeze ntawamenya ariko mba bafite amasurprise atandukanye you never know when ndazaza cyangwa ntazanaza Marina ni igitaramo cyahuriranye n'umunsi wo kwibohora ku 32 bivuze iki ku muziki nyarwanda by'umwihariko mu muziki niki twishimira twagezeho muri imyaka 32 twibohoye icyambere twishimanye ko twibohoye nta kintu kiryoha nko kugira ubwigenge kumva uribohoye kumva uri free ikindi nk'abanyamuziki twishimira ko dukora mu gihugu kibohoye umuziki tubikora tudafite ibidutega tudafite nyine turi free nk'abantu bari mu gihugu cyateye imbere kibohoye it's very yego ugire kuri yo message ki wabwira abajene urubyiruko rwibohoye ariko uyu munsi rukaba rufite amahirwe yo gukora rugomba kubyaza umusaruro wowe ufite aho ugeze burababwira icyo abajene bakiri bato kugira ngo babyaze amahirwe umusaruro nibakure amaboko mu mufuka bakore ureke gukomeza uhora uvuga ngo nzabitangira ejo just do it nibipfa bizapfa ariko wabikoze nibipfa uzajya mu bindi you just keep working on it. Ni stage ibaye nziza kuri wowe hano mu karere ka Muhanga ariko nanone tubonye bagufasha kwambara cyangwa gukuramo inkweto niki cyari kibaye nacyo nuko nari nambaye inkweto ndende nashaka kugira ngo bankuriyemo nambara ibirenge mba nuko nsimbuka neza nisanzure Marina Uwakoze cyane message iri specific ku bantu b'Ikarongi I'm coming for you please and I have surprises for you please get ready for me. muri misi ishize turi kumwe tugendana urugendo ariko nawe nk'umuhanzi ufite uko wabiteguye ufite n'uko wabibonye rwose uruyumva ute performance yagenze iti ewana bigenze neza sana hano i Muhanga abantu bari benshi kweli abantu barimo kwitabira ibitaramo bya MTN Watch Music Festival ku rwego ruri hejuru byashimishije nabonye ubwitabire budasanzwe stage yari hejuru so ayibonye kuri nge unyihanganiye nkubaza ikibazo Fude twanavuga ko ari indirimbo idasanzwe unayinjiramo ukabona ko vibe z'abafana ziri hejuru iyi ndirimbo isobanura gute kuri karere yawe isobanura gute nisobanura nka foundation cyangwa se base aho natangiriye niho izina Roshikana ryavuye niho ryavukiye so nyine nibimburira ibindi byose ndimo gukora cyangwa se nzakora abantu ko uyu munsi ari umunsi wo kwibohora kuri wowe ni umunsi uvuze iki wenda tubwira abantu badukurikiye ni umunsi uvuze ikintu gikomeye kubera ko kwibohora kuvuze imibereho mishyashya y'umunyarwanda kandi noneho ikaba n'intangiriro y'ubuzima bushya ku bazadukomokaho bose nuvuga ngo abadufashije inkotanyi na leta y'ubumwe bakoze ikintu kizamara ibinyejana sintekereza ko hari umuntu muri twe mu batoya iteguye no gusira ibyagiye uvuye ku rubyiniro uvuga ko uzagaruka uje gukora igitaramo cyawe wenyine cyangwa hari ubundi buryo wabipanze already igihe nikigera cyo kugaruka i Muhanga nzaguha amakuru nkubwire uburyo nzabanjemo Roshikana stage y'Imuhanga ubonye abafana uko bari bameze nuwe utumwa message bigero nko masegonda 15 genera abafana y'Imuhanga ndabakunda cyane first of all ya kabiri kandi nabonye ari abantu b'abasirimu cyane mu byo Kigali n'abasirimu sana so ubutumwa nabagenera bakomeze babe urubyiruko rwiza cyane cyane nubwo hari n'abakuru ariko bakunda igihugu bikunde biyubake ubake nejo hazaza habo one message ku bantu b'Ikarongi ko ni next Saturday tuzaba turi burababwira iki noneho bitege ko ingoma waravuze uti Muhanga Karongi noneho urababwira iki Karongi naho biroroshye yes wanabivuze nibo bwa mbere waruhataramiye
mu kwitegura stage wo kuvuga uti wenda hari icyo nonyemo hari icyo nkuramo yari ku nshuro yawe ya mbere experience nuho kuyibaye experience buriya audience zitandukanye experience yanga nta kintu cyahatari cyabaye kitabaye n'ahandi ni ukuvuga ngo vibe yari imwe ubona ko abantu bagutezeho kubazamura kandi nabikoze so experience ahubwo iri kugenda yiyongera yo kubasha kubaha ibyiza kuba gutuma vibes nyine zizamuka fresh navuga ko buri nyuma ya show nkose ari ikintu cyiyongereye tugana ku musozo tubariza umufana arabura amezi 5 umwaka ukagana ku musozo mu kabati kawe hari ikibitsemo yakitega amezi 5 Aki iki kibazo noneho ndagisubiza buri munsi mana okay cyinshi cyane mfite amakolabo menshi ingoma nyinshi ubu nza gutangira already hari ingoma ndi gukoraho nifuzaga ko yasohoka mbere yuko turangiza bino bitaramo bya EAP ndateganyiriza abantu ko bagomba kwitega cyangwa se kuba bari ready biteguye anytime I can drop yeah murakoze namwe murakoze